Yesu utamwizera ashobora gukoresha iryo zina kuko riryoshye akaricuruza. Ibyo bintu murabyumvise? Hano hanze huzuye abantu bungukira mu izina rya Yesu bataryizera. Umuntu wa mbere wavumbuye ibyitwa iby'isanzure, iby'uko isi ngo izenguruka izuba, yasomye muri Bibiliya. Murabyumva? Yumva amateka y'umuntu witwa Yosuwa. Umunsi umwe ngo wasenze ngo izuba rirahagarara, amara igihe abitekerezaho, aza gusanga umwanzuro ari uwo izuba ryari rihagaze n'ubundi isi yarazengurukaga. Yabivumbuye yabikuyemo hano muri Bibiliya. Kugasanga umuntu wa hano igisoro ari gusoma ngo urwandiko Paulo yandikiye abantu b'i Galatiya, ngo ariko abakristo bataye umutwe. Ngo umuntu yandikiye abantu b'i Galatiya ngo none bari kukubwira ngo ubisome nawe ubikora ibya b'i Galatiya. We ngo yari yariyemeje, mugabo we ngo yajyaga mu busambanyi, ngo wariyemeza avuga ngo nzakubita izo ndaya ngo zijye zimutinya, ngo nagiriye ajya gushaka ngo baryamane, ngo nibuke ibyo nayikoreye igira ubwoba ngo azigarura. Ngo yagukubitiye inda ngo akazi ke karako. Umugabo ngo amuhindurira amayeri. Izina rya Yesu turamwirukanye, nave hano nagende mu izina rya Yesu. Ariko inshuro nyinshi ibyo yabaga duhora kwari ukuri, kuko mu bwana, reka mbabwire, mu bwana abantu bakora amakosa na se w'agakosa. Dusenge. Mwami Mana yacu turagushimye cyane. Waravuze, uravuga kandi uzakomeza uvuge, kuko ijambo ryawe rivuga ibihe byose. Turinginze kugira ngo n'aka kanya uvuge, utwigishe, utwiyereke, utwishurire mu izina rya Yesu. Uyu mwanya turawugwaye kugira ngo abari wowe uyobora. Reka akanwa kanjye gacishwe bugufi kugira ngo ucishemo ibyawe Mwami Yesu. Twakiriye Mwami imvugo yawe nziza kandi ituryohera. Imitima iri imbere yawe Mwami Mana yacu, ni wowe uyizi. Buri muntu wese uri hano ni wowe umuzi, ni wowe uzi ibyo akwiriye, ni wowe uzi ibyo ushaka gukora mu buzima bwe. Turinginze kugira ngo uyoroshye rwose mu izina rya Yesu Kristo. Iyi mitima yakire kugirirwa neza nawe. Iyi mitima nibona ubuntu bwawe, nikumve, nigutegera amatwi. Reka buri wese waje ananiwe, arushe, mu izina ryera rya Yesu Kristo aruhurwe nawe. Wakire gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Dukomere Imana amashyi menshi. Nanone turabakiriye mu izina rya Yesu. Kandi twabivuze, twanejejwe cyane nuko mwishimiye ko nanone tubana muri uyu mwanya. Ni iby'igiciro cyinshi. Hano twasomye ngo uwigisha agabane n'uwo yigisha. Kuko umugisha twese, burya umuvugabutumwa uri bubwirize ibintu bifasha abantu, arabanza agafashwa ubwe. Igihe ugiye kubwiriza ijambo wowe ritagufashije, ntabwo rishobora gufasha abandi. Rero ndashima Imana iyi ntego nge guhera mwayimpereza uru rwandiko narusomye inshuro 6, ndusubiramo. Nongera kwigamo ibintu byinshi, nongera kumva ibintu byinshi. Rero nanjye mwaranyigishije mu ntego yanyu. Yesu abaha umugisha. Kandi abaje turabashimira. Buriya itorero ry'Imana, aho iby'Imana bibera byiza, umuntu umwe wenyine
twumva muri Bibiliya umuntu witwa Pawulo na Barinaba bageze muri Aziya, ngo Aziya yose barayubika yose. Abantu bangahe? Abo babiri province yose. Kiriya gihe icyo bitaga province byari ni nk'uko wafata Uganda yose ukongeraho n'u Rwanda n'agace k'i Burundi, kubera ko icyo bitaga Aziya ntoya, iyo yari Aziya yamo hagati, yarimo ibihugu uyu munsi harimo ibihugu byitwa za Irani, za Irake, uyu munsi harimo igihugu cyitwa Turukiya, hari ahantu hanini cyane. Abagabo babiri baragenda ngo bavuga ubutumwa, Imana irabakoresha aho hantu hose, abantu bose ngo barabimenya ko agakiza kahageze. Uko mungana uku rero, Imana ibasutseho umwuka wayo, ntabwo ari Gisoro gusa, Uganda yahinda umushyitsi. Mwabyumvise? Yahinda umushyitsi. Mu Rwanda hari igihe habaye ububyutse mwumva bwabaye i Gahini, bwatangijwe n'abantu batageze kuri 7. Batageze kuri 7 buzura imbaraga z'umwuka wera, barazenguruka igihugu cyose, bubyutse burambuka Uganda, bujya za Kenya, hose haruzu ijambo ry'Imana riravugwa, abantu bari barahindukira. Rero iyo mbonye young people nkamwe, abantu bakiri bato nkamwe, mwuzuye imbaraga, hari ibintu byinshi byahinduka. Rero ndabahamagarira kuza gutega amatwi cyane. Haleluya. Kubera ko ngewe akazi bampaye nako kwigisha Bibiliya, Bible exposition, gufata intego mufite nkayinyuza muri Bibiliya yose. Ibyo ni ibintu nkunda, niko kazi nkunda Bibiliya, bantu b'Imana. Hari igihe nigeze kurwara, hanyuma ntarimo guhaguruka, ntashobora gukora movements, nari ndwaye ndembye, meze nabi. Uyu murumuna wanjye niwe muhakazi, kubera ko numvaga nkeneye kumva Bibiliya gusa. Ndamubwira nti ndaryamye gutya sinakweguka, sinashobora gusoma. Ubu ugiye gukora akazi ko kujya unsomera gusa. Yarasomaga nkatega amatwi, kubera ko gusinzira nasinziraga uko nateze amatwi Bibiliya gusa. Nibaza ngo ari nk'isezerano ryose, ntiwarisomye hafi ya ryose, akansomera nkatega amatwi, nkabona agatotsi nkasinzira. Haleluya. Aho niho Bibiliya indyohera. Kandi koko burya ikikuryohera nicyo kikubeshaho. Ikikuryohera nicyo kikubeshaho. Uzarebe ba maraya, kubera ko baba baryoherwa n'ubusambanyi, bigeraho akaba ari bwo buzima, akaba ari bwo bagira akazi. Sibyo? Rero ndabinginze mu izina rya Yesu, iki gitabo mubona hano kino kitwa Ibyahumetswe n'Imana. Mwabyumvise? Ni ukuvuga ngo ubwenge bwose bw'Imana yarabufashe ibushyiramo hano, ngo umuntu wese ukeneye kumenya ibyo Imana ishaka n'ibyo yaremye n'ibyo yakoze, iyo agiyemo hano arabibona. Rero
nimujya mwumva Bibiliya ntimujye muyifata nk'akantu koroshye karaho. Mwumvise umuntu wa mbere wavumbuye ibyitwa iby'isanzure, iby'uko isi ngo izenguruka izuba, yasomye muri Bibiliya. Murabyumva? Yumva amateka y'umuntu witwa Yosuwa, umunsi umwe ngo wasenze ngo izuba rirahagarara, amara igihe abitekerezaho, aza gusanga umwanzuro ari uwo izuba ryari rihagaze n'ubundi isi yarazengurukaga. Yabivumbuye yabikuyemo hano muri Bibiliya. Mwabyumvise? Imana yashyizemo ubuhinzi n'ubworozi, Imana yashyizemo uko ababyeyi babyara, ibintu byose mu hano birimo. Mwabyumvise? Rero ukeneye kubaho ubuzima bwiza tutanashyizemo bya bindi twita iby'umwuka, iyo usomye Bibiliya ugira isuku. Iyo usomye Bibiliya uba umuhinzi mworozi mwiza. Iyo usomye Bibiliya uba umubaruramari mwiza. Iyo usomye Bibiliya uba umuganga mwiza. Iyo usomye Bibiliya uba umuyobozi mwiza. Haleluya. Isi yatubeshya ikintu kimwe, iratubwira ngo iyi Bibiliya itandukanye n'ubuzima bwa buri munsi. Bati niba ushaka iby'umwuka byo kujya mu ijuru, uzajye muri Bibiliya, ariko iby'isi uzajye mu bitabo by'isi n'ubundi bwenge bw'isi busanzwe. Ariko reka mbabwire, uwaremye ibyo bindi bavuga ngo ni iby'isi ni nawe wanditse Bibiliya. Ibyo bintu mwabyumvise? Uwaremye ibyo bindi bitirira ngo ni iby'isi ni nawe wanditse Bibiliya, kandi uburyo yabiremye biri muri Bibiliya. Ibi bintu byose tubona byaremwe n'ukuboko kw'Imana, kuko byaremwe n'Imana. Biravuga ngo n'ubundi kugira ngo ubikoreshe neza bisaba kujya kubaza uwabiremye. Haleluya. Biravuga ngo rero biragoranye, nta nubwo ari ikintu cyoroshye kubaho ubuzima bwiza utarebeyemo hano, kubera ko ibindi byose birakubeshya ngo ariko ngo tuzanga ushobora ngo kuba umuntu mwiza, ngo ushobora kuba umuntu mwiza nyine, ngo ugakora ngo ibintu byiza, ngo utagiye no mu bya Bibiliya, ngo utanagize n'ibintu byo kwizera Imana. Ariko abantu bitwa bangeso nziza, inshuro nyinshi iyo ugiye mu buzima bwabo bwihishe usanga shaho bazi kuzitwikira. Baba ari abanyamanyanga, bakaba bashoboye gutwikira amanyanga yabo gusa. Mwabyumvise? Kera umugabo witwaga imfura, ugasanga ubupfura bwe nuko azi guhisha umugore wa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane afite ku ruhande. Akaba azi kubihisha, akaba imfura ntishobora kumenya guhisha amafuti yayo. Ariko hano Bibiliya yikakubwira ngo kugira ngo ube umuntu mwiza nuko uba ukora ibintu byiza abantu bakureba n'igihe batakureba, ugasigara uriho ari nta mutima ugucira urubanza, ari nta mutima ukubwira ngo urabizi nubwo aba bantu bagushimye urabizi ko ufite ikibazo. Abantu bakubwira ngo uri mwiza kubera ko urabizi mwe imbere kubihisha, bakubwira ngo uri mwiza ukikiriza hariya, umutima ugahita ukubwira ngo barakubeshye.
Imana ishimwe rero. Ndabinginze rero tugiye gufatana iminsi itari mike tuganira. Haleluya. Ariko twiga niyo approach tuzakoresha, nibwo buryo tuzakoresha. Ubu rero tugiye kwinjira mu ishuri. Ni bande bakunda kwiga? Ni bande bazanye Bibiliya zabo? Abazifite bazimanike ndebe. Ni bande bazanye udukaye n'udukaramu two kwandikamo? Batumanike turebe. Abantu bazanye udukaye n'udukaramu rwose mubakomera amashyi. Muzi ko kugira ngo iyi Bibiliya dufite tuba tuyifite uyu munsi, Imana yagiye ibwira abantu ngo andika. Murabyumva ra? Yabwiye Daniel ngo andika, amagambo y'ubuhanuzi bwira Yohana ngo andika. Murabyumva? Ibaze iyo bitaza kwandikwa, uyu munsi tuba dukoresha iki? Kwandika rero ni ingenzi. Reka mbabwire ikindi kintu mugomba kumenya. Impamvu uyu munsi abantu batewe n'ubuhanuzi bw'ibinyoma nuko batazi aho bavuganira n'Imana. Satani yaremye ikintu cy'ikinyoma cyo kubwira abantu ngo kugira ngo uvugane n'Imana umenye ko ivuganye nawe nuko hari undi muntu uraza. Hari undi muntu Imana iri bwiyereke, iri buhishurire mu nzozi muki, hanyuma aza kubwire ubone umenye ko yavuganye nawe. Yego, nyamara umwanditsi wanditse urwandiko rw'Abaheburayo yaravuze ngo mu bihe bya kera, ni igice cya mbere, Imana yavuganiye n'abantu mu kanwa k'abahanuzi, ngo ariko muri iyi minsi Imana yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo Yesu Kristo. Haleluya. Yesu Kristo ni ijambo ry'Imana. Bivuga iki? Biravuga ngo Imana ivuganira natwe mo hano. Ibyo rero niba hari umuntu utunze Bibiliya atayisoma, atagira igihe cyo kuba mu ijambo ry'Imana ngo arisome, ushobora kuba uvugana n'Imana ukayibwira, ukavuga warangiza ukigendera, ntiwumve ikikubwiye. Kubera ko icyo twita ikiganiro kuvugana n'Imana nuko uvuga nayo ikagusubiza. None rero wumva Imana ikubwiye ryari? Wumva Imana ikubwiye ryari? Ibyo tuzafata akanya ko kubiganira. Hari indi topic ivuga ku by'abahanuzi b'ukuri n'abahanuzi b'ibinyoma. Imana ishimwe cyane. Rero twinjiye muri Bibiliya mu nyigisho twahawe kugira ngo tuganireho. Galatiya, mujya mwumva ibi bintu bavuga ngo urwandiko, mujya mubyumvaho ngo urwandiko ngo Paulo ngo yandikiye ngo itorero ngo rya Efeso, ngo ry'i Galatiya, ngo Abaroma, mujya mubyumva? Mwibaza ko abari biki? Mwumva ari biki mwiyo mwumvise ngo urwandiko ngo Paulo ngo yandikiye? Mwumva ari biki? Hari uwagira icyo atubwira? Hari abantu benshi uyu munsi bateye bavuga ngo Paulo ngo yandikiye ngo abantu b'i Galatiya
ngo kuba yarandikiye abigaratiya wowe ntabwo bikureba, ngo yandikiye abantu bigaratiya ngo none nawe urasoma ngo yarakwandikiye. Mujye mubyumva ugasanga umuntu wahana igisoro hana igisoro ari gusoma ngo urwandiko Paulo yandikiye abantu bigaratiya, ngo ariko abakristo bataye umutwe, ngo umuntu yandikiye abantu bigaratiya ngo none bari kukubwira ngo ubisome nawe ubikora ibya bigaratiya. Ariko reka tubivimuzi, kuko Paulo yandikira abantu bigaratiya yabandikiye ibyo ari kubandikira ntaho bitandukanye n'ubutumwa cyangwa n'impamvu nyamukuru yazanye Yesu ku isi yose. Abandikira hari havutse ikibazo kiremereye, ndetse n'uyu munsi ni bimwe mu byo itorero ririmo rigenda rihura naryo. Tugiye kuzafata ibice bine by'ingenzi tuzakoresha twiga iki kintu. Igice cya mbere tuziga incamake y'uru rwandiko, tuzasangamo uko itorero ryatangiye n'icyatumye ritangira, itorero ry'Igalatiya. Hanyuma icya kabiri tuzabona ubutumwa nyirizina bugize uru rwandiko. Icya gatatu tuzabonamo impamvu natwe butureba nubwo ari ubw'Igalatiya, impamvu natwe butureba. Hanyuma dusoze tujya muri cya gice cya gatandatu cy'intego. Mwabyumvise? Okay, Yesu abaha umugisha. Tugiye guhera ku gice cya mbere rero. Impamvu cyangwa icyatumye uru rwandiko rwandikwa. Iyo dusomye ibyakozwe n'intumwa igice cya 13, ibyakozwe n'intumwa igice cya 13, igice cya 13 turahera ku murongo wa 13 tugeze no mu gice cya 14, tuzajya dusoma cyane. Tubonamo amateka y'uburyo iri torero ry'Igalatiya ryatangijwe. Iyo bita province cyangwa intara y'Igalatiya yari igizwe n'uturere tugiye gusomamo hano. Ngiye kubahereza akitozo abafite Bibiliya, nubwo aho mwaharambuye mujya mubona hano inyuma ku gifuniko hano mujya mubonaho amakarita. Aya makarita mubonaho mutekereza ko afite uwuhe mumaro? Hari abigeze kubitekereza akamaro k'aya makarita mubona? Okay, mugiye kujya kuri page ya nyuma, ikarita ya nyuma. Murambure mujyi nyuma, ikarita ya nyuma yanditseho ngo ibihugu intumwa Paulo yagezemo. Inyuma ho ku makarita urupapuro rwa nyuma. Aha, mwahageze? Okay. Uko mufashaho urundi rutoki rugume handi mu byakozwe n'intumwa igice cya 13. Do mufate gutya mfasha. Mwabibonye? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 no kuri iyo page ya nyuma iriho ikarita. Mwabikoze? Ababikoze rero tugiye kujyana.
Nitwavuze ko turi mu ishuri se? Aha, umurongo wa 13, Pawulo nabo bari kumwe batsukira i Pafo. Muhindukire kuri ya karita. Muhindukire kuri ya karita, murebe ahantu handitse Antiokia. Murebe ahantu handitse Antiokia. Nibaza ngo mwabyumva neza duhereye ku murongo wa 10 nako ku murongo wa mbere, ngo mu itorero ryo muri Antiokia hariho abahanuzi n'abigisha aribo Barinaba na Simoni. Antiokia mwahabonye? Hirya mwahabonye? Okay. Noneho mwambuke mujugunye amaso hakurya ahantu handitse Kupuro. Kupuro mwayibonye? Mu nyanja mo hagati. Munsi yaho hari ahantu handitse Pafo. Mwayibonye Pafo? Aha. Noneho tugenderaho. Barambuka bafata iperuga y'Ipamfiliya. Peruga mwayibonye hejuru. Yohana abasigayo agiye Yerusalemu. Ariko bo bava iperuga barombereza bagera muri Antiokia y'Ipisidiya. Antiokia ngiyaho hejuru urabona hano handitse Kapadokia? Mwabonye Kapadokia? Aha, imbere yaho hari Antiokia. None mwabonye hejuru ahit Galatiya mwayibonye. Aha hantu hose rero hari hagize intara yitwaga Galatiya. Reka mbereke, murabona Antiokia, Ikoniyo, Lusitira, Peruga, Derube, Taruso. Ahantu mwahabonye? Aha hose hari intara ya Galatiya. Noneho rero mujya mwumva ibintu byitwa ngo urugendo rwa mbere rwa Pawulo rw'ivugabutumwa, n'urwa kabiri rw'ivugabutumwa, n'urwa gatatu. Musome hano ku mutwe w'igice cya 13 handitse ngo iki? Aha, urugendo rwa mbere rwa Pawulo rwo kuvuga ubutumwa rwitwa urugendo rwa mbere rw'ivugabutumwa. Kubera iki? Kubera ko aha hantu muri iri torero ryo muri Antiokia niho abakristo ba mbere bitiwe abakristo. Niho Pawulo na Barinaba bakoreye umurimo wabo wa mbere. Noneho harimo ngo umuntu witwaga Simoni na Nigeru na Lukiyosi. Hanyuma ngo umunsi umwe barimo basenga biyiriza ubusa, ngo umwuka wera arababwira ngo mundobanurire Barinaba na Sawuli. Sawuli ariwe wiswe Pawulo, ngo bankorere umurimo mbahamagariye gukora. Ku murongo wa 3 ngo nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, bahera ko babarambikaho ibiganza barabohereza. Bakora iki? Barabohereza kuvuga ubutumwa. Pawulo yari yarahawe mu gice cya 11 yari yarahawe akazi na Yesu ko kugenda akabwiriza abanyamahanga. Petero we yari umuvugabutumwa ku Bayuda
niko kazi yasigaranye. Hanyuma Pawulo Yesu amutuma ku banyamahanga. Ubu rero nibwo bwa mbere bohererejwe kuvuga ubutumwa. Bohererejwe nande? Bohererejwe nande? N'abagize itorero ry'Imana ryo muri Antiyokiya. Barabasengeye, barangije babohereza kuvuga ubutumwa. Ibi bintu rero bifite isomo rinini bitubwira. Hari igihe umuntu aba umukristo rawo ugasanga nta torero abarizwamo, araha mukanya ugasanga itorero riradutse akaba yikubisemo, bitagenda neza akaba arahindukiye arivuyemo, irindi ryadutse akazenguruka akajya hariya. Uyu si wo wari umurongo w'itorero, si nawo murongo w'itorero no mu kinyejana cyacu. Kubera ko umuntu uzengurutse hose afata inyigisho nyinshi zitandukanye, agasigara atazi icyo yizera. Pawulo rero na Barinaba bohererejwe kuvuga ubutumwa. Urugendo rwabo rwa mbere baragiye, hanyuma bageze muri ya province, muri ya ntara twasomewe yitwa Igalatiya. Hanyuma rero dore uko byagenze Igalatiya. Uru rwandiko Pawulo yandikiye abitorero ry'Igalatiya yarwandikanye umujinya n'uburakari. Niho mujya mwumva yavuze ngo mw'Abagalatiya b'abapfapfa mwe. Murabyumva? Rwarimo uburakari kubera ko ni itorero yatangije rimugoye, ari naryo torero rya mbere, niryo torero rya mbere Pawulo yatangije yashinze, niryo yavuzemo ubutumwa bwa mbere, niryo yatangiriyemo akazi Yesu yamuhaye. Haleluya. Hanyuma rero uburyo byamugoye n'uburyo ryitwaye muri iki gihe ari kwandika ni ibintu kuri we bimuruhije umutima kandi bimubabaje. Pawulo rero byagenze gute muri iri torero cyangwa muri iyi ntara? Icya mbere mwumva inkuru ya mbere. Pawulo ngo ku munsi w'isabato binjiye mu isinagogi ahantu hitwa Giperuga twamaze gusoma. Ngo bamaze gusoma mu mategeko no mu byahanuwe, abakuru b'isinagogi babatumaho bati, bagabo bene data, niba mufite amagambo yo guhugura abantu nimuyatubwire. Pawulo arahaguruka arabamama arababwira ati, bagabo b'Abisiraheli, namwe abubaha Imana nimwumve. Imana y'ubu bwoko bwa Isiraheli yatoranije ba sogokuruza kandi ishyira abantu hejuru ubwo bari abasuke mu gihugu cya Egiputa, ibakurishayo ukuboko gukomeye, yihanganira ingeso zabo nk'imyaka 40 bari mu butayu. Pawulo ageze aha hantu muri iyi ntara yabanje kujya kuvuga ubutumwa mu isinagogi. Mu isinagogi biravuga ngo mu Bayuda bagenzi babo, kubera ko uyu wari umuco w'intumwa. Mbere yo kujya ahandi bakundaga kubanza guca mu Bayuda kugira ngo Abayuda batazavuga ngo mwagiye mu banyamahanga twe mutari mwatubwira ikibagenza. Kwabaga ari ukurengera amategeko. Ariko kuri iyi nshuro Pawulo bavuze ubutumwa avuze atangiye yereka Abayuda uburyo bahushije intego y'Imana. Kera ngo Imana yababonye bari muri Egiputa, ibabonye bari muri Egiputa
ngo ibakuza y'amaboko akomeye. Ibakuje y'amaboko akomeye, hari icyo yari ibategerejeho. Ikibategerejeho ntibagikora. Tuzi twese amateka y'Abisiraheli. Bakiri mu butayu, Imana yabwiye Mose ngo babwire ngo nimugera muri cya igihugu cy'amata n'ubuki, umunsi mwakigezeyo muzasangayo imyaka mutahinze. Muzasangayo amata n'ubuki mutigeze mwe mugira mu ruhare. Nimugerayo muzirinde gusubira inyuma. Bagezeyo ahubwo nicyo bakoze. Ibindi byose barabiretse bakora gusa icyo Imana yababujije. Ubwo si bwo buzima bwacu bwa buri munsi se? None se bavuga ngo ni urwandiko rw'Abigalatiya gusa? Siko tubaho buri munsi? Yavuze rero ijambo abwira bariya abantu, ariko ari kuvuga ubutumwa bureba itorero muri rusange. Itorero ryo mu Rwanda natwe turebwa n'uru rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Galatiya, kubera ko uru rwandiko rusobanura neza umugambi w'Imana ku itorero ryayo. Hanyuma muri iri torero amaze kuvuga ubutumwa, mwagiye mwumva abantu benshi bakoresha umurongo wa 36 ngo kuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye arasinzira ashyirwa kuri ba sekuruza arabora. Uyu ni umurongo ukunda gukoreshwa n'abantu benshi. Hari ukuntu bakanoboramo konyine pa akakanoboramo kari kavuga, ariko uyu ni umurongo uri hagati y'ibindi byinshi yari amaze kuvuga, kubera ko yavuye kuri Aburahamu ajya muri Egiputa, arakomeza agera ku bwami bw'Abisiraheli, yerekana Dawidi nkaho ari we Imana yateguye umugambi wa Yesu wagombaga gucamo. Hanyuma 42 amaze kubwiriza kabisa abantu ngo barafashwa cyane baranezerwa. 42 ngo bagisohoka barabinginga ngo bazongere kubabwira ayo magambo ku isabato ikurikiyeho. Murumva abantu batari baryohewe n'ubutumwa, babonye abantu bwa mbere ntabwo bazi aho baturutse. Murabyumva? Nta yandi mateka bazi. Nawe reba hano hinjiye umuntu akaba yicaye hano, bamara gusoma gutya basomye intego umuntu agahita ahaguruka agatangira akabwiriza, mwamufata gute? Byagenda gute pastor? Umuntu ntimwamutumiye, ntaho mumuzi, mumaze gusoma gutya ibyanditswe, mu gihe mutegereje ubwiriza kabona umuntu arahagurutse arabwirije arata, mwamufata gute? Pastor arabyoroheje kugira ngo nyine ngo twamutekerezaho ibindi. Pastor ngo yamubwira ngo yicare. Ariko babo duragashya icyerekana ko bari bariho ikintu kidasanzwe. Pawulo ngo yarahagurutse arabwiriza, kandi iki kibwirizwa shahu ni kirekire, noneho kirimo n'amagambo aremereye. Nko ku murongo wa 40, hereye ku murongo wa 40 ngo nuko mwirinde kugira ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bitabasohoramo, ngo dore mwabanyagasuzuguro mwe mutangare murimbuke, kuko nkora umurimo mu gihe cyanyu uwo mutazemera naho umuntu yawubasobanurira. Urumva application ayisaba tunga urutoki, mwirinde sha rimwe hari igihe twari mu cyumba cy'amasengesho
twifitiye ibihe byiza rwose tunezerewe, haba hinjiye umuhanuzi ahera ku murongo arondoroye akamubwira, bigeze aho aba yikubise ku mugore wari waraciye inyuma umugabo we, arangije abamwubara yati ihane, kandi agashya umugabo we nawe yari mu rusengero, yari aho mu cyumba. Ihane, we waciye inyuma umugabo wawe. Aha twese urumva ukuntu twahise dutitira, umugabo we ari hariya. Dutangira kandi Imana yo mu ijuru, we turapfuye koko, mbese nibyo cyangwa si byo? Ewana amwubararana, atangira no kumuha ibimenyetso byaho yabikoreye. Umugore aratitira neza, arapfukama ati Imana imbabarire. Umugabo ahita agwa igihwere, ahita yikubita hasi. Ntabwo ashoboraga kwizera ko umugore we yamuca inyuma. Turi mu cyumba, urwo rugo rwarasenyutse kugeza n'ubu. Ubwo muhanuzi twamushima, yari afite amavuta se? Yari ayafite? Umuntu washoboye kureba umuntu wasambanye akamuha n'ibimenyetso byose kugeza igihe yemera ati nibyo naciye inyuma umugabo wanjye ahari. Uwo muhanuzi njye ndizera ko yari afite amavuta. Yari ayafite. Ariko ni igiki cyabuze? Kuko urugo rwarasenyutse guhera icyo gihe. Ibaze rero, Pawulo avuze amateka y'Abisiraheli, avuze uko byagenze, aho bananiriwe, arangije ahita batunga agatoka ati sha mwitonde namwe ibyo bishobora kubasohoreraho. Kandi yaje ni umuntu batazi. Pastor, nk'uwo muntu aje iwawe kweri koko wamugenza gutakaza, akaza agahita yinduka ati pastori, ati ibintu byagize ikibazo kubera wowe imbere y'abakristo. Muriba murabyumva? Ariko aba bantu kubera imbaraga n'ubutware bwari muri Pawulo, yaravuze, barangije ngo basohotse baramubwira ngo sha umva twumvise ijambo ry'Imana inshuro nyinshi, ariko iri ryo riratandukanye, sha ubutaha muzagaruke pe. Murumva uburyo ryabubashye? Tuzabisoma nitugeramo hagati, aho yababwiye ngo njyewe nzi wanyu ntago mwitaye ku ntege nkeya zanjye, ngo ariko ngo mwanyakiriye nkaho mwakira na Yesu, ngo kugeza n'igihe mbabwira ngo mukure mu ijisho, ngo mwari kurikuramo ku bwanjye. Murumva uburyo bari bamwakiriye? Hanyuma baragarutse igitaha rero 43. Iteraniro risohotse, benshi mu Bayuda n'ababakurikije bakubaha Imana, bakurikira Pawulo na Barinaba. Nabo bavugana nabo, barabahugura ngo bashishikarire kuguma mu buntu bw'Imana. Nyuma y'ikibwirizwa kiremereye, Abayuda babaga mu mahanga bumva ikintu bumvise ntago bigeze bacyumvaho. Barangije ngo ako kanya bahitamo kwakira ubutumwa bwiza. Mu yandi magambo, hano niho hambere Pawulo yabwiririje Abayuda barakizwa. Nicyo kibwirizwa cya mbere Pawulo yabwirije nyuma yo gukizwa. Arakibwiriza, harangije hakizwa cyane cyane umubare munini w'Abayuda, kugeza igihe bo bamwihamagariye batisha uzagaruke. Kandi rero mutekereze, uyu Pawulo mbere yaho niwe wari ushinzwe gushyira mu bikorwa amategeko arwanya abakristo, abizeye Yesu. Kugeza igihe muri Antiyokiya bumvise ngo Pawulo yaje, baravuze ngo ayiwe tugwishije ishyano, ngo umuntu siwe bavugaga ngo aratoteza itorero ry'Imana.
nuko Barinaba ngo aramufata amujyanira intumwa kugira ngo abasobanurire iby'umuhamagaro we. Ibyo bivuga iki? Biravuga ngo iri ryari itorero Pawulo yatangiriyemo umuhamagaro we. Ni ukuvuga ngo ni itorero riri ku mutima we hano kabisa. Niryo ryamugize umuvugabutumwa, niryo ryamugize uwo ari we. Kubera ko nyuma yo kubwiriza abayuda bakizera, byamuhaye imbaraga zo gukomereza n'ahandi. Kubera ko abayuda bari bagoranye kwizera, abayuda bo bari bafite ibintu bitondetse, na amategeko n'ibintu bitondetse ku murongo. Ntabwo ushobora kurenga kano karenze ubwo Imana yagukubita igakuraho umwanda. Hanyuma twakomeje 44 Isabato ikurikiyeho rero babatumiye ngo bazagaruke. Murabyibuka ko rero twasoreje ngo ku Isabato ikurikiraho ab'umudugudu hafi ya bose bateranira kumva ijambo ry'Imana. Byatangiye ari abayuda gusa bo mu isinagogi, bigeze ab'umudugudu bose kuri iyi ncuro bose barahuruye, kubera ko bumvise ikintu kidasanzwe batigeze bumvaho na mbere. Burya umuntu uri kuvuga Yesu amuvuga neza uwo ari we, ntabwo ukeneye gushyiramo ibihato bikurura abantu, kuko Yesu araryoshye. Haleluya! Yesu araryoshye, umuriyeho ntabwo ashobora kujya ku ruhande atongeye kumuryaho. Umuvugabutumwa wese werekanye Yesu, haleluya, uterekanye ikindi kintu ntawe utamuryaho ngo aryoherwe. Inshuro nyinshi ubutumwa tuvuga bugira ikibazo, kubera ko dufata Yesu twarangiza tukamushyiramo ibindi, akaba atakiryoshye nk'uko yakaryoshye. Umuntu yabitamira, yakumva Yesu akumva harimo utundi tuntu tutaryoshye. Ariko uwatanze Yesu neza nk'uwo ari we, reka nkubwire ntawamucika. Yesu araryoshye. Bwira mugenzi wawe ngo Yesu araryoshye. Bitangiriye mu isinagogi, abayuda bararyohewe kubera ko mbere baryaga amategeko akabasharirira. Amategeko yabaga afite n'igihano kiri paralele, kiri ku ruhande. Niba wishe nawe uzicwa, niba wasambanye uzaterwa amabuye, niba wibye baguca ukuboko kw'iburyo. Murimo murabyumva? Ayo mategeko rero yarashariraga, kubera ko agendana n'ibisharira. Nta muntu ukunda igihano. Hari umuntu ukunda igihano muri mwe? Hari umuntu ukunda guhanwa? Ariko Yesu uburyohe bwe n'uwakagombye guhanwa arakubwira ngo ngwino uruhuke. Umunsi umwe Petero n'abandi bigishwa bamaze kubona Yesu yapfuye, babona ari nta bindi byiringiro, barangije yewe kuwa gatanu nibaza ngo umunsi ukurikiyeho bahise basubira mu Kivu, bahise basubira mu kiyaga kuroba. Bate aho twari dutegereje imibereho biranze, hanyuma rero reka tujye gushakira aho twahoze. Basubiyeyo. Mwibuke ngo umunsi wawubanjirije bihakanye Yesu, baramutaye.
hanyuma n'igihe bariyo bagiye kubona babona bikubiseho, baritegereza, murabona ari Ndera. Yohana ngo umwigishwa Yesu yakundaga ngo aritegereza ngo arareba ngo arangije ngo kubanza ari umwamira, ngo ubanza ari umwami, ngo ubanza ari we. Petero ngo ahita yongera kwikubita mu kivu ngo agenda, kubera ko ngo yari yambaye busa. Biriya bifite igishushanyo cy'umwuka kurusha ibyo kwambara kuriya. Urabyumva? Baraza ahageze Petero agiye gupfukama bya bindi yagize ngo Yesu aramwitegereza ngo niko bana banjye ngo mwariye. Ibaza abantu bamwihakanye ni abanyabyaha ba nyuma, bakwiriye gukubitwa ibinyapfu n'ibiboko, bakoze amakosa kandi yari yababwiye ngo mwirinde mutagwa mu moshya, bayaguyemo. Ibibi byose babikoze. Arangije araza asanga bashonje kubera ko bongeye kuroba biranga. Aho kugira ngo abacire urubanza arababwira ngo bana banjye mwabonye ibyo kurya. Murumva hano Yesu aryohera? Yaza kuba njyewe niko ntasonesha, ndababwira mwarangiza mwe mukanjugunya mukagenda henga, mwabonye ikisi ko mwarobye mwanya. Nari kubabwira ku kajambo tu, kwese ntiwari ariko we reba kumarana imyaka 3 n'abantu ubagaburira ubaha byose, babaho ku ikofi yawe, babona ugeze mu byago bose bakiruka. Hanyuma urazutse uraje warangiza ukabona baricarega bararambije bongeye gusubira mu mafi. Wabagenza gutari wowe kwere? Nabanza nkabarambika nkafata indembo nkahera ku ariko urukundo rwinshi rwa Yesu n'uburyohe ngo arabareba ngo abona bashonje disi. Nubwo banjugunye benda gupfa barashonje, bana banjye murashonje. Ntabwo Bibiliya itubwira ngo baramubwiye ngo urumva ngo nyine ngo tubabarire ngo ntago twatekereje kuzazoka. Ntabwo Bibiliya itubwira ngo baraje babanza kumubwira ngo urabizi ngo tubabarire ngo. Murabyumva? Bibiliya itubwira ko Yesu gusa yaberetse ahantu ifi, umva yanabokereje di, yanabokereje n'umutsima yawe utetse, ifi yokeje n'umutima utetse, ati mubanze mugende murye mutuze hanyuma muze tuvugane. Ayi baba we, hari ibintu nsoma muri Bibiliya nkumva Yesu wamunzanira hano kabisa. Hari umuririmbyi waririmbye ngo wanshiki Yesu, wanshiki Yesu, wanshiki. Uwumvise Yesu wa nyawe, haleluya, ntago ashobora kubihirwa. Abantu babihiwe n'ubuzima kubera ko bumva Yesu pirate. Pawulo icyo yakoze ageze hariya yababwiye Yesu. Mwumvise icyo mvuze? Yababwiye Yesu. Yirinze w'ibyo atekereza n'ibyo yibwira n'ibyo amarangamutima n'ibyo yaciyemo nuko byagenze, ababwira Yesu. Bamwumvise ngo bararyoherwa, baryohewe basohoka mu isinagogi ngo bajya kureba abantu bose bo mu mudugudu, ngo barababwira ngo twumvise ikintu gitandukanye n'ibyo twumvise mu mateka yose. Hari indi nkuru isa niyo y'umugore twita ngo umusamariyakazi. Yari afite ibibazo nka 3 byari biremereye. Iyo aragiye kuvoma mu masaha abandi bariraho, muzi icyo arimo gukora? Yacungaga ko ari nta muntu n'umwe bahurira ku iriba.
mu yandi magambo bishoboka ko ari umuntu wari waraciriweho iteka, kubera ko iyo yahuraga n'umugabo wa kanaka ewana ntabwo yamucikaga. hari abagore baba bafite imyuka y'ubusambanyi shaho, akabaza uburyo areshya abagabo, akabareshya akabakurura paka bajyanye. ngo yari afite bangahe? ngo yari afite bangahe? ahaha, ubwo rero nanone ngomba kubasubiza muri Bibiliya, we ubanza ndi kubajyana naho mutasomye hari. n'uwo yari afite nawe ngo ntabwo yari uwe, yari afite batanu, n'uwa gatandatu ubwo ntabwo yari uwe. murimo murabyumva? mu yandi magambo bishoboka ko ari kwitegura no kuzajyana n'abandi. nibwo bwari ubuzima bwe. Yesu amubwira ikintu atigeze yumvaho. urumva ikintu amubwiye atigeze yumvaho na rimwe. ati urabizi, ati umuntu ashobora kuzanywa kuri aya mazi, iyo uyanyweye ntabwo ugira inyota, n'ikimenyimenyi uhengera aya mazi aho ukaza kuvoma. ariko njye mfite amazi ushobora kunywaho ntuzongere kugira inyota. sinzongere kugira inyota? ibyo bintu bibaho? ibyo bintu bibaho? ariko murumva, wowe nk'umuntu akubwiye icyo kintu, hagize umuntu uyu munsi uza akakubwira ati ngiye kuguha ibiryo uzarya, ntuzongere gusubira gukora, ntuzongere kuzajya mu bindi, ugiye kuzabaho urya ari nta kibazo na kimwe ufite, uwo muntu wabyemera? wakwemera ibyo akubwiye? wabyemera? ngaho rero nawe ishyire mu birenge by'uyu musamariyakazi. ati ngiye kuguha amazi uzanywa, ntuzongere kugira inyota ukundi, kandi kimurushya buri gihe ni ukwishahisha agiye kuvoma. bishoboka ko hari abagore b'abandi bagabo yibye, tuvuge bamutegera ku nzira. mugiye kuri za YouTube mwabibona, ukabona buri munsi hasohotse akavideo ngo abagore ngo bategeye ngo umugore ngo ku nzira ngo wabajyaniye umugabo ngo baramukubita kabisa. mbere yuko njyano hari ubutumwa numvise, umugore watangaga ubuhamya bw'ukuntu we ngo yari yariyemeje, umugabo we ngo yajyaga mu busambanyi, ngo wariyemeza avuga ngo nzakubita izo ndaya ngo zijye zimutinya, ngo nagiriye ajya gushaka ngo baryamane, ngo nibuke ibyo nayikoreye igira ubwoba ngo azigarura. ngo yagukubitiye inda ngo akazi ke karako. umugabo ngo amuhindurira amayeri, ngo ahita ajya mu nshuti ze. ngo akare yabona umuntu bakundana ngo akaba ari wajya gutereta, asigaze n'inshuti zanjye ndazikubita. bishoboka ko umusamariyakazi nawe hari abamutegeraga mu nzira, simbizi, ntabwo Bibiliya ibivuga. ariko amubwira iri jambo, aya mazi umuntu atazongera kugira inyota na rimwe. ayo mazi ndayashaka. gushaka byavuye mu iki? byavuyemo kumva ijambo rirenzaho. Bibiliya ivuga ngo iki? iravuga ngo aragenda mu mudugudu, kubera ko yumvise ikintu atigeze yumva. mu mudugudu wose ngo arababwira ngo nabonye umuntu, iyo avuze umutima wawe uranezerwa, iyo avuze wumva ituze mu buzima. abantu bose ngo barahurura, bahageze ngo bumva amagambo Yesu ari kubabwira, bavuga ngo wa mugore we watubwiye, ariko twe turamwiboneye, sha arenze nuko wamutubwiye. Haleluya. nushaka Yesu
ari Yesu koko ushaka, ukabona Yesu, utabonye ibindi bintu, ukabona Yesu, reka nkubwire ngo uzabona impinduka, uzumva kandi uzabona ikidasanzwe. Haleluya. Ab'umudugudu bose baraje. Hanyuma nubwo baje 45, ngo ariko abayuda babonye abantu ko ari benshi bagira ishyari ryinshi, bagisha impaka ibyo Pawulo avuga bamutuka. Aba ngo ni igiki kibateye kurwanya ubutumwa bwiza? Ngo niki? Ishyari. Ntabwo hano turi kumva ko, ntabwo Bibiliya ivuga ngo barimo barahakana ko ibyo bari kuvuga atari byo, bitaryoshye. Oya, ahubwo babibonye ko ibyo bintu bikora birimo birazana abantu benshi. Barangije bati aba bantu nibagenda ubuzima bwacu buzagira ikibazo. Bishoboka ko ariho baboneraga inyungu, ko ariho baboneraga amafaranga, ngo bagira ishyari. Nubwo Yesu aryoha, reka mbabwire, Yesu utamwizera ashobora gukoresha iryo zina kuko riryoshye akaricuruza. Ibyo bintu murabyumvise? Hano hanze huzuye abantu bungukira mu izina rya Yesu bataryizera. Ibintu buno bisigaye biryoshye kuvugaho ni iby'abakristo ahantu hose. Inkuru ejo bundi abakatoliki batora papa, ibinyamakuru byose, ibitizere by'ubukristo, yewe nabonye n'abasilamu nabo ibinyamakuru byabo byavuze ngo papa yatowe. Isi y'ubukristo, isi yitirirwa Yesu, n'abatamwizera bamuriraho kubera ko aryohera abamwizera akaryohera n'abatamwizera. Haleluya. Hanyuma havuka ikibazo rero, ngo Pawulo na Barinaba bavuga bashize amanga bati byari bikwiriye ko muba ari mwe mubanza kubwirwa ijambo ry'Imana. Barimo barabwira abande? Abayuda, kubera ko bahereye mu isinagogi. Ngo ariko none ubwo muryanze kandi nimwirebe ko mukwiriye ubugingo buhoraho, ngaho duhindukiriye abanyamahanga. Ngo kuko Pawulo na Barinaba bafashe gahunda yo kujya mu banyamahanga, ariko bagiyeho byagenze gute? Abayuda bumvise ubutumwa, bumva buraryoshye, ariko nanone bazatakaza cya cyubahiro cyo kuba aribo bahawe ijambo ry'Imana, aribo barazwe iby'ubwami bw'Imana. Hanyuma kandi icyubahiro bari bafite kizagenda kijye kuri ba Pawulo. Barwanya Pawulo na Barinaba, murabyumva? Ariko batanze ubutumwa, kubera ko ubutumwa uwo bwagezemo ntabwo ushobora kubwirukana. Ijambo ry'Imana, reka mbabwire bavuga ubutumwa n'abandi mushaka kuvuga Yesu, Yesu muvuge. Ntabwo ukeneye kumenya ngo abantu bamwakiriye gute. Nuba wavuze Yesu, ijambo ry'Imana ntabwo rigenda amaramasa. Haleluya. N'ikimenyimenyi mu mirongo ikurikiyeho, aba bantu bamwe muri aba bongeye kubwiriza barongeye barakizwa, nanone havuka abandi babirwanya.
ariko hano Pawulo icyo yakoze ni ikihe? Nuko bageze aho bapanga gahunda yo kubica. Bapanga gahunda yo kubica. Barabipanga. Murabyumva? Barabipanga. Ati ubutumwa rero nidukomeza bushobora kuzadusereza. Hari umupastor umwe wavuze ubuhamya kugeza uyu munsi bujya bungaruka mu mutwe. Ngo Bishop Festo, mujya mumwumva? Festo Kivengere. Ngo yajyaga kubwiriza, ngo umuntu yabaga adashaka gukizwa yarahungaga. Ngo ntabwo yageraga nari bubwirize. Noneho ngo amara igihe amuhunga. Ngo yakumva yigaga muri kaminuza Makerere. Ngo yakumva ngo Festo ari buze. Ngo uwo munsi agahita ashyiraho gahunda yose ngo sinshaka gukizwa. Umunsi umwe rero ngo hari inkumi bari batangiye ibya dating. Inkumi ngo iramubwira ngo uyu munsi ndajya kumva Festo. Ngo ariko kandi kugira ngo dukomeze gukundana, ngo nuko nawe uraza tukajyana. Masaritegeye inkumi ndayireka ndakora ikinda. Ngo arwana nabyo. Iyi nkumi sindayireka. Ngo ariko agenda ngo yashyize mu mutwe, ngo ugende ngo wafunze umutwe, ngo ku buryo ari nta jambo na rimwe avuga ngo uryumve. Hanyuma Festo ngo araza ngo akireba ngo akamwenyuke gusa. Ngo akireba akamwenyu, ngo yumva biramukuruye, ngo akamwenyu ngo karamufata, ngo abona uyu muntu aseka nk'umumarayika. Ngo niko yamubonye, ngo abona aseka nk'umumarayika, ngo reka mpfe kumva ibyo ari buvuge. Ngo uwo munsi niwo yakijijweho. Kuko ngo yavuze Yesu, noneho arangije ngo avuga ngo Yesu umubyeyi. Ni umwana wari warahuye n'ibibazo by'ababyeyi, se na nyina bahoraga mu ntambara, ngo barabayo, ngo isa ari umusinzi kabuhariwe ngo abaho. Noneho ngo abigaruramo ngo Yesu ngo umubyeyi. Ngo akabigarura avuga ububyeyi bwa Yesu. Ngo umubyeyi ugera naho ngo afata ngo umwana we, ngo nubwo yaba yatorotse, ngo yigishaga ku mugani w'umwana w'ikirara. Ngo cyana gisahura ibintu byase byose kirabijyana, hanyuma ngo kirangije mu gitondo ngo kirabyuka kiragaruka. Ngo ise ngo aho kugira ngo amushyire no mu bindi bihano, ngo arangije ngo arabaga. Ngo ubwo nibwo bubyeyi bwa Yesu. Ngo arabyumva, ngo atangira gutekereza iby'iwabo, ngo reba uko Yesu ashobora kumwakira, ngo amarira atangira kwimanura. Ngo kuko ubutumwa bumera. Haleluya. Uvuze Yesu, uwumvise Yesu. Yesu, ndimo ndavuga Yesu. Simvuga iby'amagambo y'abantu. Yesu ntabwo ashobora kugenda amaramasa. Hari akantu gasigara ahantu. Hanyuma igice cya mbere abamurwanyije, abashatse kumurwanya ba mbere barakijijwe, havutse abandi, ishyari riregutse nabo baraza. Urabyumva? Hanyuma bigeze aho abo baje ubu bugira gatatu. Hari umurongo nkundamo hano hagati wa 49, ngo ijambo ry'umwami Yesu rikwira muri icyo gihugu cyose. Ariko murimo murabyumva, reka mutega amatwi iki kintu. Umuntu witwa Paulo na Barinaba bavuze ijambo ry'Imana. Bavuze ijambo ry'Imana, abantu barakijijwe, bahamagaye abandi. Noneho abari basanzwe bigisha iby'ijambo ry'Imana barahagurutse. Ati reka shwida mutatujyana abayoboke. Mutatujyana abayoboke. Barangije barabarwanya.
batangira kubwira abantu bataba abantu muri kumva n'ababeshi, ibyo bari kubabwira ni ibinyama, nta naho tubazi. Murabyumva? Ariko uko babivuga akaba ariko abantu biyongera gukizwa. Niba hari ikintu kinezeza ni aya mateka ya Pawulo muri urugendo rwe rwa mbere. Uzi kubona abantu baguhagurukiye, urimo uravuga Yesu, abantu bakaguhagurukira. Urabizi kuri kuvuga Yesu, uko bahaguruka akaba aribwo Yesu yiyamamaza kurutaho. Abantu benshi iyo babavuze nabi bigenda gute? Ndabiretse. Yesu urabona bari kundwanya, bari kumvuga nabi, bari kunsebya, urabizi rwose, none reka wirwanirire. Noneho hari n'abajya hirya bakajya gusenga amasengesho yo kubica. Ntabwo mubizi. Kera tukiri abana hari igihe umupasitori yakoraga ibyo tudashaka, tukiri abana tukajya hariya kuri aritari, hariya tugacungisha dai, tukajya hariya ngo tugiye gusenga amasengesho yo kumwirukana. Izina rya Yesu turamwirukanye, nave hano, nagende mu izina rya Yesu. Ariko inshuro nyinshi ibyo yabaga duhora kwari ukuri, kuko mu bwana, reka mbabwire, mu bwana abantu bakora amakosa na se w'agakosa, kandi abantu bose ntabwo bazi kurera abana. Murabyumva? Twe twashoboraga kubyuka mu gitondo bati Imana yatubwiye ngo tujye kubwiriza ibunaka, tugahita twikora gurupu tukajya kubwiriza. Tuva muri paruwase tujya aha, tugenda, Imana yaduhaye isi yose ni iyacu. Ubutumwa bakabamagaye pastor atariko ati mwakoze kutwohereza abakozi b'Imana beza abahe. Urabyumva? Noneho twata tugahurirana n'igihano nyine. Harya mwagiye mu izina ryande, mwagiye nkande, okay, mugiye kumara amezi atatu kabisa ntacyo mwemerewe gukora hano. Pastori yaturwanije, pastori, tukaba tugiye kora, turamwirukanye mu izina rya Yesu. Ariko pastori cyamuzanye, si twe twamuzanye. Imana yamuzanye, izi icyo yamuzaniye gukora. By the way, mugomba kumenya ngo ntabwo Imana izana umuntu kugira ngo abe mwiza kuri wowe. Hari n'uwizana ari mubi kugira ngo ikwigishe. Ugomba guhama rero ukumva icyo Imana yamugutumyeho. Ntabwo umuntu wese Imana imuzana kugira ngo aguhe umugati yawe, reka shwida. Hari n'ugomba kuwukwambura kugira ngo umenye uko inzara imera, umenye ko Imana igitanga. Abo bose ni abakozi b'Imana. Niba hari umukozi w'Imana Imana yagize mwiza, uretse ko ari uko yarengereye, ni umukozi w'Imana witwa Nebukadinezari. Imana yavuze ati ibi bintu rero narabikubise ngewe nkanjye byanga kumvaga hano. Ndi rero umva shyiramo bwa bukana bwawe. Arabafata araterura ahera ku mwami, arangije ngo aramukona. Ibyo gukona murabizi? Harya mubyitanguye gukona. Namwe niko mubyita. Nawe reba umwami arabanza aramukona n'abandi bose b'ibwami, arangije araterura abajyana ari ibintu biraho. Muri make ni nko kubwira ngo mwarapfuye ntacyo mumaze.
bajya gukora uburetwa buruta ubwo bakoraga muri Egiputa. Murabyumva? Hasha, Imana yabaye umukozi w'Imana mwiza witwa Nebukadinezari. We noneho yarabahannye yishyiriraho n'aka Nebukadinezari, kugeza igihe Imana yarebye avuga ati sha umva wahannye urarengera pe. Ntabwo rero abantu bose baza mu buzima bwacu baba baje kudutamika. Hari n'abo Imana yohereza kutwaka kugira ngo tumenye ko Imana ari yitanga. Aha, Pawulo rero na Barinaba baje guhura n'ikintu gikomeye. Babirukanye muri uwo mugi, ntibavuze ubutumwa bwiza, abantu ntibanezerewe, ariko bakoresha akagurupe k'abantu bake ka gurupe ngo ariko abayuda boshya abagore b'icyubahiro bubaha Imana n'abakuru b'uwo mudugudu, bagira ngo barenganye Pawulo na Barinaba babirukane mu gihugu cyabo. Urimo urabyumva? Barabirukanye da, ahantu babwirije ubutumwa bwiza, abantu bafashijwe, abantu bake gusa bafata umwanzuro ati abantu turabirukana. Nibakomeza ahantu nta muntu n'umwe uzasigara atari umukristo, kandi abantu bose bazaba abayoboke babo. None rero nibave hano. Atari uko ubutumwa bwiza butaryoshye, ahubwo kuko buryoshye aba bantu barabizi ngo bazabura abayoboke. Nihagira abantu bakomeza kumva uburyohe bw'ubutumwa bwiza bazadushiraho. Haleluya. Icyo ni igika cya mbere cy'ibyabaye muri iryo torero ryahe turi kuvugaho ry'i Galatiya. Nuko barahunga mu gice cya 14 bajya ahantu hitwa Ikoniyo. Twabibonye kuri ya karita. Ya karita murayibuka? Bajya ahantu hitwa Ikoniyo. Ikoniyo murahabona hepfo ya Antiyokiya. Bagezeyo noneho bo biraremera ngo bavuga ubutumwa hariya ho bahise bajya mu mahanga direct, bahise bajya mu banyamahanga bavuga ubutumwa bo bari bisonze ijambo ry'Imana. Abayuda iyo bageraga buri gihe barabakandagiraga atesha mwe muraba kurimbuka, nta masezerano mugira, naho muhuriye n'Imana. Abanyamahanga niyo yafataga umwanzuro wo kwigira umuyuda, gushaka kuba ubwo arakebwa, yarangiza agatangira kubahiriza iby'amategeko y'Abayuda. Muzi ikintu gisetsa, ntabwo yinjiraga mu isinagogi, yabaga agiye kuhanduza. Yakoze ibyo basaba byose, ariko nundi bakamwita imbwa. Uburanduye buri ingurube, ntabwo wakwinjira ahantu barabe bakubitishaga, kugezaho ngo no gusangira ntabwo bashoboraga gusangira n'abandi. Murabyumva? Bari bafite umutwaro rero. Iriya mana y'Abisirayeli iyo twumvise ibitangaza byayo twumva natwe twayikurikira, ariko hari ibintu tutujuje. Umunsi umwe bumva inkuru ati muri Yesu Kristo ati yarapfuye arazuka, namwe mushobora kuba abana b'Imana. Ati ngo ibyo bintu birashoboka? Ati ngiye Pawulo bibabwira, ngiye ndi umuyuda, Yesu yarabinyibwiriye, murabizi namwe mwagera hera. Babyumvise ngo bakoma amashyi bahimbaza Imana, babyakirana umutima unezerewe. Uzi ko ubu butumwa mubwirwa buri munsi, bamwe bakabufata nk'ibintu biraho. Hari abantu baburwaye babubuze, hari abantu babubuze kubera ko nta kiguzi na kimwe ushobora kubona cyasimbura ubutumwa. Uzi impamvu? Nuko ubutumwa
kugira ngo njye nawe tubwakire byasabye amaraso. Byasabye amaraso, byasabye Imana kwikura umwana wayo, iravuga ngo iki kiguzi ndagitanze kugira ngo aba bantu bumve ubutumwa nabo babwakire. Rero nta kiguzi na kimwe wabona cyagura ubutumwa. N'abandi mwumva babugurisha, nibaza kububagurisha muzavuge ngo rero ubutumwa bwaguzwe amaraso, mpereza amaraso yawe. Ninde wayaguha? Ninde? Ntawe. Ntibazabuhwanye n'amafaranga. Icyo nkundira rero iki gice nike nuko abanyamahanga babyumvise, buno kwihangana byaranze, batangira no kujya begera abayuda ati murabizi sha natwe twagerayo. Ibyo noneho bikurura umwuka mubi. Murabyumva? Niba hari ikintu cyanejeje ni igihe nakiriye Yesu. Nakiriye Yesu, mbere yaho hari igihe nigeze kubaho ubuzima bwamaze kwicira urubanza, mvuga ngo ndanywa iza yose n'ubundi nzarimbuka, nzajya ikuzimu ndabizi, kuko iby'igisilamu ntacyo byamfashaga nabyo. Reka shwida, ntabwo byamaga icyizere cy'uko nshobora kujya mu ijuru. Noneho bigeze kandi itabi sindi bushobore kurireka, byarananiye. Sindi bushobore kureka inzoga za yose nabaga ndimo amasaha yose. Ibyo byose nkabona sinzabishobora. Bigeza kugira ngo niyorohereze umutima, ndavuga sha umva ujye unywa iza yose witwike umenyere umuriro w'ikuzimu. Ngo dawa ya mwoto ni mwoto. Hari abantu bazi ibyo bintu. Uwo zamaze kumena nyine inzoga zamumaze, yagize icyo twita hangover, ngo kugira ngo ishira agomba kongera mu ndi muriro. Dawa ya mwoto ni mwoto. Niba warabaye imbata y'icyaha nyine ngo ubwo byararangiye, komeza nyine urwana nyine cyakiruko, ahubwo gikore no kurutaho. Dawa ya mwoto ni mwoto. Ngeze muri Yesu, naba ndimo kugenda nkumva ibintu biri kunshima, nkumva karirimbo karaje, nkumva ibintu biranshimye, ngashaka nko mu nzira nkumva utuntu turegutse, ngasimbuka ngatangira nsimbuka gato, ngasimbuka mu nzira mo hagati. Ibi si ibisazi kweri. Hari umukozi w'Imana watubwiye ngo umuntu wababwiye ikibazo agirana n'abakristo, ngo ariko ikibazo dufitanye n'abakristo, ngo abantu ngo baragenda ngo mu rusengero ngo bakabyina ngo bagasimbuka, ngo ukabona ngo bari kwisekesha ngo batanyoye. ngo muravuga ngo bari abantu ntibasaze kweri? Nibyo koko twarasaze, twasariye muri Yesu. Haleluya. Abanyamahanga rero bafashe uwo munezero wose, ntago bari kuwukontrolinga. Reka shwida, hatangira kugenda no kubwira abayuda batera natwe twariyeho sha twabyumvise, usibye n'amagambo gusa natwe yatugezemo twuzura umwuka wera, twawumvise ko arimo, nubwo mwatubwira ngo tubanze tuba abayuda, byatugezemo twabyumvise. Oh haleluya. Bizana amakimbirane rero. Abayuda ati batwatse ikintu twakoreshaga gukoroniza abanyamahanga, batwubahiraga ko ari twe dufite Imana, none ngo nabo bayibonye harya.
ate buretse harya turiya tugabo si two twabiteye. Barangije bakora akagurupu, baraza ngo babatera amabuye, babatera amabuye kugeza igihe babibonye ko bapfuye. Barangije ngo barabafata ngo babakurubanira hanze y'umugi, kubera ko bari bamaze kubona ko bapfuye. Hanyuma bageze hanze y'umugi, abamaze gufashwa bitwa abanyamahanga ngo baragaruka baza kuririra abakozi b'Imana babazaniye Yesu, ngo ariko bamaze kwicwa baraza bati murapfuye koko. Mu gihe bari kurira ngo Pawulo na Barinaba barahaguruka rinjegi, batewe amabuye kugeza aho gupfa, ngo barahaguruka sha, ngo barahaguruka. Muza gashya kabaye ngo bahaguruka bakomeza kuvuga ubutumwa. Ariko namwe mujye mwumva iby'ubutumwa bwiza. Bahaguruka bakomeza kuvuga iki? Ubutumwa. Hano habaye iki? Ntibari bapfuye? Ngo bituma n'abandi benshi bizera. Muzi cyabaye? Hahise hakurikiraho ikindi kintu kiremereye. Ngo ahantu hitwa i Lusitira, ngo hari umuntu wari waravutse aremaye ibirenge. Murimo murabyumva? Kubera ko ubutumwa bubarimo bemeye kubuhagararira, baravuga ngo mwatera amabuye, mwakora iki? Ntabwo dushobora guceceka kuvuga Yesu. Yesu ahita atangira kubakoresha n'ibirenzeho. Haleluya. Bageze mu mugi, umuntu yicayeho. Pawulo na Barinaba babwiriza ubutumwa, bavuga ubutumwa, umuriro urakuragurumana. Ngo Pawulo yitegereje uwo muntu ngo abona afite kwizera, ngo aramutumbira mureba, ngo aramubwira ngo haguruka. Reka mbabwire, niba hari ibintu uyu munsi Satani ari gukoresha by'ibinyoma abantu batari bareba, nubwo nzabivugaho, ni ikintu cyitwa ibitangaza. Ibitangaza ni ibintu Yesu akora, turabizi. Yanabwiye abigishwa be ko abazamwizera zabakoresha n'ibirenze ibyo yakoze. Urimo urabyumva? Ariko ibitangaza by'uyu munsi birasetsa. Urabyumva? Umuntu wakijijwe, wakiriye Yesu, uri muri Yesu, kugira ngo hagaragare ko hari ibitangaza byakoretse, nuko abantu bose bikubita hasi. Hari utuntu tw'utuvideo ujya kubona ukabona ngo umukozi Imana ngo afite imbaraga, ari kwinjira mu biro bye, wahuye nawe akamuha akikubita hasi, hari wowe akavuga akikubita hasi. Rwose koko ubwo nibwo butumwa twabwirijwe kweri? Ngo uri afite amavuta kabisa, ngo ku buryo n'umwuka wo kuboha. Ababo Pawulo dore uko yabigenje, ngo yitegereje umuntu abona ko ubutumwa bwiza bwinjiyemo. Igitangaza cya mbere umuntu yahawe muri Yesu ni ukwakira ubutumwa bwiza. Kuko ahantu hinjiye ubutumwa bwiza, igikurikira ibitari ubutumwa bwiza birahunga. Tuzakomeza tubyumvamo hano, kuko inyigisho yo ndasa n'ugiye kwisoza uyu munsi. Ndimo natangiye manza kubereka impamvu Pawulo yanditse uru rwandiko arakaye. Icya mbere twumvise ko ariho hantu yabwirije bwa mbere, niryo torero rya mbere yatangiye, kandi aritangira mu bihe bigoye by'imibabaro. Yabwirije ubutumwa, abantu benshi barakizwa, bamaze gukizwa bamuhemba kumutera amabuye. Murabyumva? Icya kabiri, abwiriza ubutumwa, na bamwe mu babwakiriye bahitamo kumwirukana kubera ko bamugiriye ishyari.
murabyumva? Hanyuma icya gatatu niho hantu yaherewe, nibyo twavuga ngo uburenganzira mu buryo buri official, mu buryo bwemewe bwo kujya kubwiriza abanyamahanga. Icyatumye rero iri torero ryari rikomeye, reka aba ari cyo nsorezaho kuri yinuza y'uyu munsi. Iri torero ryarakomeye kubera ko ryari rishingiye ku mibabaro. Abatorero ni itorero ryose muzumva mukumva byaratanga ibintu byose ari barabara ku muhanda kuriya bakomeza ibintu byose bizamuka. Iryo torero muritega iminsi bizagera igihe risubira inyuma, kubera ko Yesu yabwiye abigishwa be ngo hari igihe kizagera ngo abantu ngo babatoteze bazi ko bari gukorera Imana. Icyo ni kimwe mu bimenyetso bizaranga ngo ko bari kumukorera. Yarababwiye ngo nuko muzatotezwa, ngo igihe kizagera ngo murire mubabare, ngo ariko ab'isi bo baseka. Ngo umuntu nashaka kunkurikira yiyange. Murimo murabyumva? Yiyange, ubuzima bwabushyire hariya, narangiza ngo yakire umusaraba Yesu yemeye ko ari we yikorera umusaraba we. Mu yandi magambo, Yesu nk'uko intego ivuga ngo kwigana Imana mu gukora ibyiza, murimo murabyumva, kugira ngo atugereho natwe tubona ko gakiza, yarababaye. Muzi n'ikindi kintu gisetsa? Ubuzima bw'umuntu bwose ikintu buzageraho gishingiye mu mibabaro. Kugira ngo ukore bigenda gute? Urishima? Wabiretse. Mu gitondo iyo uri kubyuka ibitotsi byakumaze umeze nabi, iyo nongeraho akandi gasaha umerewe nabi, ariko ugomba gukora kugira ngo urye. Nyuma yo gukora icyaha k'umuntu, akazi kahindutse umuvumo, kahindutse ikibazo, kubera kuko Imana yari yarabipanze. Nuko njyewe nawe nidukora, Imana ngo yafataga ubutaka yarangiza ikabwuhira, umuntu akagenda akora udusanzwe tutamugoye. None uyu munsi ugomba guhera kukuhira, naho kuhira byanze ugomba gucukura, ugakora za irrigation n'ibindi. Ugira ngo sibyo ni ibintu bizima? Ni ingaruka z'umuvumo. Ugomba gukora, ugomba kubabara kugira ngo ugire icyo ubona. Haleluya. Mu yandi magambo, ibyiringiro byose mu isi kugira ngo bitugirire umumaro, nuko bigomba kuba biciye mu kubabara. Igihe cyose rero uzahunga umubabaro n'ibikubabaza, uzamenye ngo ubutumwa bwiza si uko buteye. Igihe bwakugezemo burabanza bukakuboha. Mwari mwabona, ariko ntago mwari mwabona umuntu barestinze? Mwabonye ukuntu baba bamufashe? Ukabona umugabo wiyubashye bafashe gutya, cyangwa hano inyuma bari gukurura gutya. Arresting. Urabyumva? Kubera ko buragukurura bukakubwira ngo ibi bintu ndabizi urabikunda, ariko sha kimbere tugende, kimbere kimbere, wareba inyuma hariya, genda, wareba inyuma, genda. Wakoze cyane inshuti yanjye. Kubera ko mano Pawulo yaravuze ngo hari igihe umuntu abyuka mu gitondo akaba ashaka gukora ibintu. Urabyumva? Kubera ko ariko kamere yawe imeze, iremwe kandi ikoranywe n'icyaha. Yarangiza ikagukurura, turabizi shate kariya kantu urabizi turagakunda, ngwino
ubutumwa bwiza bukavuga ngo wibeshe sha ndakuboshe ngewe ndibeshe wajya kugenda bugakurura jye nyuma sha genda gikiri icyerekezo. Yesu ashimwe cyane. Ibintu byose Yesu yabishyize muri iyo shusho kubera ko hari aho tuzagera tutakibabara. Haleluya. Aho tuzagera tutakibabara n'igihe azaba yongeye gufata control y'ibyo yari afiteho control n'ubundi muri cyagi umuntu atarakora icyaha. Reka rero nsoze gutya. Itorero ry'i Galatiya icyambere ryari ryubatse ku ijambo ry'ukuri kuko Pawulo na Barinaba bavuze Yesu ntago bavuze ikindi kintu. Haleluya. Bituma n'ubarwanya wese ananirwa kubera ko ubutumwa bwiza ntibutsindwa. Niba ubutumwa bwiza buri muri wowe ababurwanya bazagenda wowe uzasigara. Ubu nakubwira ngo uzirinde no guhagurukira umuntu wuzuye ubutumwa bwiza, naba aribwo yuzuye buzaguhindukirana. Nta nubwo ukeneye guhaguruka ngo ugiye kurwana. Reka shwida. Pawulo nta babateye amabuye bashyirana bahaguruka bavuga Yesu. Bagurutse bavuga Yesu. Ababarwanije byagenze gute? Barahunze. Hanyuma ryari itorero ryari rikomejwe nuko babonye ibitangaza bitavuye ku bigirwamana cyangwa bitirirwa amazina y'abantu. Pawulo na Barinaba bamaze guhagurutsa uyu muntu muzi ko byagenze. Hari umupfumu n'abantu bose bo mu mudugudu ngo barangije ngo baterindura ngo ye babawe ngo Imana ngo zishushanyeze mu ishusho z'abantu zitugezemo. Bahita babita iki? Imana. None umutambyi w'Imana z'uwo muge arangije ngo ahita azana ibimasa bishyiraho ibintu byitwa umwishwa. Umwishwa ni icyatsi bakoresha mu bupfumu cyane. Arangije ngo arazizana. Barangije bafata umuntu witwa Pawulo bamwita izina ry'ikigirwamana kimwe. Umwe bamwita Herume, undi bamwita Zewu. Herume cyo nicyo cyari ikigirwamana nyine cyari hejuru. Zewu cyangwa Zewusi barihaye Barinaba kubera ko ngo we yabaga yiturije. Ariko Pawulo kuko yavugaga cyane batesha wowe uri Herume, we niwe kigirwamana gikuru cy'uyu mugi. Bashaka kubatambira ibitambo ngo ba Pawulo batera induru bate baba we ayo nama hano turi abantu nkamwe. Ubu ni ubuntu bw'Imana gusa banze kwambara icyubahiro cya Yesu. Umuntu uyu munsi yakira ubutumwa yakwerekwa inzozi gusa. Umunsi ukurikiye akaba yabaye aposo ngo yarose ngo yaroteye abantu ngo byasohoye. Buno hadutse amazina menshi. Hari abitwa ba dadi, hari abitwa ba mami, hari abitwa bande, hari abitwa ya mazina yose nyine mujya man of God, maniki. Urimo urabyumva? Akaba afite abarinzi hano umwe hariya babazengurutse. Yesu ko yabaga ari mu bantu ko atigeze ashaka aba bodyguard ari utanga ibyo bitangaza. Abakoreshwa ibye nibo bafite ababarinda. Murimo murabyumva abantu baciriritse? Abo nibo bantu baciriritse. Ba Pawulo rero ibitangaza bakoreshejwe byerekanye Yesu, bitandukanya nabyo kuko byari ibya Yesu. Bituma abantu bamenya ngo uyu ni Yesu bari kuvuga, ntabwo ari
ntawashoboraga kujya gusenga Pawulo rero. Icya gatatu, iri ni itorero ryabonye gucishwa bugufi k'ubutumwa, simplicity of the gospel, uburyo ubutumwa ari ikintu abantu badakwiriye gushyiramo umugaganyare. Kubera iki? Kubera ko Pawulo ngo agezeyo ntabwo yagiye muri filozofi zidasanzwe, yaremeye Yesu aravuga. Haleluya. Ubutumwa bwatanzwe gutya burya ntawe utabwakira. Hari igihe kugira ngo abantu batwemere, umuntu nyine wanashyiraho umugaganyare kugira ngo abantu bumve ko nyine ari igitangaza. Ntabwo mwari mwumva abantu bazi gutondeka amagambo. Mwe murabona hano njye mba nivugira ikintu cyitwa ikigoyi cy'iwacu, ntabwo bagize. Hari aho ngera nkavuga ati wapito urari kuvuga ikintu cy'ikigoyi, ntabwo ari ururimi tuzi neza. Hakaba hari abantu bazi gutondeka amagambo, bashyiramo ibiki uturingushyo bakagira iki wavuze mwa, ariko wajya kumva icyo yavuze ukakibura, ukumva ni amagambo aryoshye. Burya abayuda nicyo bari bafite. Yesu avuze iby'ubugingo, yaravuze ngo batega amatwi barumva bati mube muraza uyu muntu inyigisho itandukanye n'iy'abafarisayo, ibyo ari kuvuga kabisa biratandukanye. Haleluya. Bariya abantu ngo bari bafite ikintu cyitwa rhetoric, bazi gutondeka amagambo, bakavuga n'imigani iryoshye ku buryo umuntu yumva. Twumva urugero rw'umuntu witwa Herode. Umunsi umwe ngo yaraje ngo arangije avuga ijambo ngo abantu batega amatwi batesha, uyu muntu aravuga nk'Imana, ntabwo ari umuntu, kubera ko yari afite akarimi azi kuvuga. Pawulo n'ikimenyimenyi tuzabisoma, ntabwo yari babantu twita eloquent, ariko yari yarize, ari umuhanga, ngo abijugunya hasi. Arangije ngo aremera Yesu, ngo abari ufata mikoro aravuga. Bituma abantu batumva amagambo y'abantu, bumva Yesu. Icyo nicyo twita simplicity of the gospel, gufata ubutumwa bukorohera umuntu wese ku buryo umuntu wese yumva Yesu. Ibyo nyine tuba twakwema iby'imihango n'amategeko y'amadini, mwoka byaramwe. Ubwo mvuze ubwo navuze Church of Uganda hari abantu bantera amabuye. Uretse so bimwe mu byo nize ibintu byitwa Anglican studies. Ndi mu bantu bize amategeko n'imihango n'imiyoborere ya Anglican Church. Ubwo hano ni Church of Uganda. Urimo urabyumva, unkize hano nagusobanurira buri kantu kose, ariko reka nkubwire, nzi abantu babizi neza. Ujya kureba, warebera hari ukavuga ati reka nkubwire kabisa, nubwo baguhaye intebe ya hatari, yicaremo wenyine, iyo sinyikeneye, kubera ko ni uruhu rwo hanze rw'idini, udashobora gusiba ku sabiti nimwe. Urabyumva? Ariko napfe kurenga uyu muryango gusa, uramenya iki iyo sabiti yakoze. Ni itorero icya kane ryabonye umubabaro Pawulo yahuye nawo kugira ngo avuge ubutumwa, ariko ntiyahagarara. Mu yandi magambo, babonye ko ubutumwa budashobora guhagarikwa n'umuntu, budashobora guhagarikwa n'imibabaro, ahubwo ubutumwa bufite imbaraga. Icya gatanu, Pawulo bagiye kugenda bashyizeho ubuyobozi bw'itorero. Hanyuma 27:14 ngo bagezeyo
bateranya ab'itorero babatekereza iby'Imana yakoranye nabo byose, nuko yugururiye abanyamahanga irembo ryo kwizera, bamarayo iminsi myinshi bari hamwe n'abigishwa. Ni itorero, urimo urabyumva, ripoti yabo yaragiye igera i Yerusalemu. Ntabwo byaheze aho, ahubwo imyizerere n'ibyabaye ni ripoti yatanzwe. Mu yandi magambo, kiriya gihe imirimo yabo n'ibyo bakoze byageze imbere y'Imana. Haleluya. Bivuga ngo rero iri ryari itorero riremereye. Haleluya. Itorero rifite ibi bintu uyu munsi ntiwahangana naryo ngo urishobore. Ariko muzi igitangaje, Pawulo arimo arandika urwandiko arira ati ndababaye ibyo naciyemo byose kuba byarabaye impfabusa. Ari kubibwira abantu bari bakomeye. Byagenze gute kugira ngo abantu bisanga aha hantu? Niyo nyigisho izakurikiraho. Yesu abaha umugisha. Uyu munsi rero ubitekerezeho nawe. Uwibwira ko ahagaze yirinde. Uwibwira ko ahagaze yirinde. Bantu b'Imana, niba abantu bameze gutya baragezeho Pawulo abandikira arira, ngewe natwe turimo tuributswa ko ari ntaho twagera Satani atageza. Mwami Imana yacu, ukomeze utwigishe kandi utuvugane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka aya magambo abe igishyika mutima ku buzima bwacu, kugira ngo udufashe kwirinda buri kintu cyose cyatuma tureba iruhande tukajya hirya y'ibyo wavuganye natwe. Ukomeze uduhindure bashya, kandi ijambo ryawe rikomeze rigira ubutware muri twe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu abaha umugisha.